ukicara utagangara ukavuga ati namaze imyaka 10 ndindiriye urubyaro nararubuze none naho Imana irumpereye dore nwese ndi imyaka 10 kandi witwitiye iki inzoka wagiye ku mupfumu mu bimwe mu bantu maze iminsi nakira abantu bagiye mu bapfumu bagiye mu bapfumu nyine barangije bavayo nkababaza nese mwabonye bikora kandi nkubwire n'ukuri maze nko kwakira abakecuru 5 mu minsi mike itambutse abubatse ingo ni nk'umunani mu cyumweru urabona kiriya cyumweru twagize mu biriya birori dutaha ubukwe nakiriye nk'abantu bakuze nk'Icyenda apana abakecuru nyine bakuru bafite ubwenge kandi ugasanga n'abasirimu n'aba VIP nkabaza ndetse mwabonye bikora bakambwira ati naje gusanga Satani ari pumbafu harabo nsanga babaciye indasago mu myanya y'ibanga harabo nsanga baziciye mu bitugu harabo nsanga baziciye mu mano nkabaza se n'abakecuru narabakiriye ndababaza ndetse mwarakize bati mwana waceceka Yes, reka ngusuhuze ndetse mwifurize ibihe byiza nongeye ngo ikaze ku Musaruzi TV wowe ugiye kudukurikirana ari ubwa mbere wowe usanzwe udukurikirana ikaze nanone muri iki kiganiro reka mwifurize igitondo cyiza mwifurize igicamunsi cyiza ndetse n'umugoroba mwiza bitewe n'amasaha ugiye kurebera iki kiganiro. Amazina yanjye nitwa Mugisha nguko bisanzwe mbazanye na Mucumba Adrien. Reka rero nizere ko amaze gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku wundi nta kiganiro na kimwe kigucitse kuko ibyo dukora byose ari iby'umumaro. Mbahaye ikaze n'ikaze Mucumba ikaze. Urakoze cyane Mugisha. Meze ute? Ndaho bisanzwe. Ibintu ni amahoro. Urashima Imana. Ubugingo ni buzima. Hari akantu njya numva bavuga ngo ndashima Imana n'abantu bake. Abantu buriya ni ngombwa kubashima kandi washimye Imana. Iyo washimye Imana ntuba wabashima. Aya n'abantu ni ngombwa kubashima. Umuntu nakora neza azashima. Okay. Utanamushimye uburingaye. Numvaga kubera ko waba ushimye Imana. Imana ni ya mbere ariko twibuke ko n'abantu twaremwe mu ishusho y'Imana. Iyo dushimye rero abantu batugiriye neza. Ariko umugani yakoze neza ukamushima. Ushimiyemo n'Imana. Ariko sahuko turi n'iryarya. Dushima ibyiza ariko abaduye mu kintu ntitubagaye. Tutiteranya no duhagarara. Abantu benshi batuye ku musozi rya ntiteranya. Abantu benshi batuye ku musozi wa ntiteranya. Yego reka dutangire isengesho tuze dutangira n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana y'ubutungane, Imana ikora ibitangaza, Kristo umucunguzi w'ubuzima bwacu, uri mwiza, uri Kristo w'Imana, uri mwiza, utanga ubuzima kandi utanga ubugingo. Niwe waduhaye umwana wawe w'ikinege kugira ngo twe tutarimbuka, twari dupfuye tuzize ibyaha ndetse n'ibicumuro, ariko ubuntu bwawe nibwo bwadusabiye mu mwijima w'icuraburindi, uremera uritanga kugira ngo twe tubone ubugingo. Umuririmbyi yaravuze ngo dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka muzana se, nagaruka nzamushimira ibyo. Aravuga ngo hazaza umunsi uzumva impanda, Yesu arabagirane. Imana y'ubutunzi bwinshi butagira akagero, Imana ikwiriye gushimwa iminsi yose ndetse n'amasaha yose. Turaguhimbaje ko utameze nk'abantu, turaguhimbaje ko udakora nk'abo data. Nyemerera akanwa kacu kagukire kugira ngo tuvuge ibyawe, imitima yacu wezesha amaso y'umwuka kugira ngo tumenye imvugo y'ibyo ushaka n'ibyo ushima. Ubwo ngiye kuvuga ubutumwa bwiza nkaba ngiye gukora Mwami icyo wampamagariye, ushoboze kugira ngo mpagarare mu cyone ndangiza mvuga ibyo nawe wakavuze uri mu ijuru. Wezesha amaso yacu y'umwuka kugira ngo tuvuge iby'umumaro mu mbaraga no mu bushake by'Imana mu izina rya Kristo. Amen. Uyu munsi reka twongere tugaruke kuri deliverance. Nabonye yarateje ibibazo ahantu hose, hari abatayumva ndetse hari n'abayifata nk'ibindi bintu bidasanzwe kubera ibyo bahuye nabyo.
abaharozi, abahanuzi, abapasitoro, abavugabutumwa baki bose usanga biyitirira ko bakora deliverance cyangwa se bakora ibitangaza, ndetse Imana ari ibibakoresha, kandi koko wambwiye ko Imana ari nyinshi, utamenye iyo abavuze ari iyi, n'umurozi ashatse yavugiye, n'umupfumu ashatse yavugiye, ni Imana yiwe bafite. Yego, n'uwanyawe kandi akakubwira. Nta nubwo buriya mugisha, ntago ukiri aho, ntago urubyaro rwose rutangwa n'Imana. Nta n'urutangwa na Satani. Yego, ukabyara umwana kubera barahita banyuzuriza ijambo rivuga ngo dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto zo mu nda nizo ngororano Imana itanga, hahirwa ufite ikiriba kibuzuye. Azavuganira n'abanzi be mu marembo. Niryo jambo bagiye guhita bantera kugira ngo bumve ko ngo abana bava ku Mana gusa. Ariko nanjye ndabuzurisha ijambo rivuga ngo azayobya n'intore niba bishoboka ko zayoba. Mbuzurisha irindi jambo rivuga ngo biroroshye ko Satani yakihindura marayika w'umucyo. Nimara kuva aho ngaho nkandagire mu ijambo rivuga ko Satani atarema yigana. Mu byo yigana rero harimo n'ibitangaza by'ibinyoma, kandi bikaza mu izina ry'Uwiteka. None nimara kuvaho ndashaka mbabwire ko ibintu byose Satani yababwiye atababeshye, ahubwo yababeshye 5%. Yego, nako 95%. Kuko Satani agira ibintu byegeranye n'ukuri. Urya ikinyoma cyegeranye n'ukuri, ni gato cyane ushyira mu kabeshya, ariko ibindi byose aba ari ukuri. Rero na Satani ni muri ubwo buryo akozemo, muri ubwo buryo akora. Ushobora kugenda umuntu akubwira ati Imana iguhaye kubyara, aka kantu nkavugeho mukumve, none ukumbugiye mu bapfumu, iguhaye urubyaro, bagashyira inzoka mu nda yawe. Yego, bamara kwishyira mu nda yawe ukarindira ko uzabyara ugaheba. Ukicara utagangara ukavuga ati namaze imyaka 10 ndindiriye urubyaro, nararubuze. None naho Imana irumpereye, dore nwese ndi imyaka 10, kandi witwitiye iki? Inzoka. Wagiye ku mupfumu. Mu bimwe mu bantu maze iminsi nakira abantu bagiye mu bapfumu. Bagiye mu bapfumu nyine, barangije bavayo. Nkababaza ntese mwabonye bikora? Kandi nkubwire n'ukuri, maze nko kwakira abakecuru 5 mu minsi mike itambutse. Abubatse ingo ni nk'8 mu cyumweru. Urabona kiriya cyumweru twagize mu biriya birori dutaha ubukwe. Nakiriye nk'abantu bakuze nk'9. Apana abakecuru nyine bakuru bafite ubwenge, kandi ugasanga ni abasirimu n'aba VIP. Nkabaza ndetse mwabonye bikora? Bakambwira ati naje gusanga Satani ari pumbafu. Harabo nsanga babaciye indasago mu myanya y'ibanga, harabo nsanga baziciye mu bitugu, harabo nsanga baziciye mu mano. Nkabaza se n'abakecuru narabakiriye, ndababaza ntese mwarakize? Bati mwana waceceka, bati ubu nibwo turwaye, bati amafaranga yanjye barayariye, bararya, barayiyongeza. None se byagenze bite? Bati ubu nibwo ndwaye kurusha, ahubwo nuko nagiyeyo. Rero icyo ndaho kubwira, yego, umuntu bamuha nk'inzoka bakayishyira mu nda, indi kicara ibyimbye ukagira ngo wahawe umwana, kumbuwe nawe ahubwo ubwawe uri igikoresho cya Satani. Hari nabo noneho bababwira ko imibiri yabo idakora, aho kugira ngo asenge ngo akizwe cyangwa ajye kwa muganga mu buryo busanzwe yikurikirane, agahitamo kujya mu bapfumu, akarongorwa n'umupfumu. Yamurongora akamushyiramo imyuka y'ubusambanyi. We n'ababyara abana babo b'abapfumu. Akenshi iyo umuntu yagiye mu bapfumu biragoye ko atabyarana n'umupfumu. Abenshi bagirana igihango cy'abana, kandi n'umugabo we akaba abizi cyangwa ntanabimenye. Hari n'abo bagenda ngo gushaka amahoro n'imigisha, akemera agatesha umutwe umuryango. Famiye yose igateshwa umutwe n'umuntu umwe. Yego, kugira ngo abana be babone amahoro. Imiryango yose, abo mu miryango yose bakaba bidebire, abandi bakabyara abana zinda zitateganijwe.
kumbe ari iyo myuka iri kuzerera yayikugezeho rero ugasanga urya muntu ntakijwe cyangwa nasenga tayari yambaraga iramufata yamara kumufata agenda akaba igikoresho cya satani. Rero ijambo nshaka kubabwira ntabwo abantu bababwira ko bakora deliverance bose bazikora, nta nubwo bababwira ko babasengera mwese ibyo bababwiye ari ukuri, ntabwo ari byo. Nta nubwo abantu bababwira ngo babajyanye ku misozi mwese baba babajyanyeyo. Hari n'igihe ugenda ngo yakujyanye ku musozi kumbi yagiye kugushyira mu kuzimu neza kugira ngo n'igihumbi cyawe wabonaga ukibure. Uzabibonera he? Mu bintu bijyanye na dream, inzozi abantu barota ukabona zarahindutse, ukabona ibintu byose urya muntu byaramuhindukiranye, ibintu byaraguye. Noneho rero mwabantu mwe mujya musambanywa n'abapasitoro bakabatuma amazi ngo bari kubakora deliverance, agafata intoki ze akazishyira mu gice cy'ibanga. Ndashaka nkubwire ko ahubwo bari kuguhumanya burundu, bari kugutera umwaka uruta uwo ugiye gusenga ufite. Ntabwo ari uko deliverance ikorwa, nta nubwo ari uko guhumanura umuntu bikorwa. Hari abantu rero bahuye n'abapasitori bameze uko, none se banza unyumve, bamara guhura nabo bati deliverance irakanyagwa, deliverance ntibaho. Bati ngewe nkorerwe deliverance bajya birirwa bansambanya, bafata intoki zanjye bazishyire mu gice cy'ibanga. Kumbi ndashaka nkubwire ko umuntu n'ubundi aba ari umurozi wagiyeho, ntabwo uba wagiye ku mupasitori. Dufite rero abarozi bafite pastorale, banize, bazi icyongereza, bazi igifaransa, banize theology, ariko ibyo ntibyaguhindura. Umuntu adahuye na Yesu ngo amuhindure, ibyo ntibyaguhindura, nta na gatoya rwose byaguhindura. Rero nshuti yanjye, icyo ni naho kubwira Mugisha, ndashaka mbwira abantu ngo bakorwe ku maso, bakorwe ku maso, bamenye ko iminsi yahindutse. Umuntu araza akakubwira ngo ngwino ngukorere deliverance, akagusambanya, mu by'ukuri atari byo. Ntabwo deliverance basambanya abantu, siko deliverance ikorwa. Icyo mucyumve nk'ukuri, mube maso kandi mujye mwirinda. Yego, icyo ndakibabwiye nkanjye adereshye. Hari n'abantu uyu munsi ajya gukorerwa deliverance nk'ahantu runaka, noneho wenda ntibikemuke cyangwa ntibibe uko biri, akanavuga ati buriya muntu ntago abizi, bakamurangira undi noneho uri munsi ya wa wundi. Icyo gihe ni abarokore dufite bakunda kuzerera, kandi reka mbabwire, bajya bavuga ngo uwitonze akamishaje, ariko iyo umuntu yirukanse cyane hari igihe ayoba. Abanyarwanda banabiciye umugani baravuga ngo nta wirukanka nk'uwayobye. Ngira ngo akana abantu murakazi. Nshuti zanjye, ntabwo ari uko bikorwa. Kuba umuntu yagusengera akubwira ngo nagukoreye deliverance, weho warangiza aho kubyumva, kuko atagusambanije, atasengeye, atafashe intoki azishyire hariya ahantu mu gice cy'ibanga, ngewe uriya mwanya ndanawubaha. Yego, ukumva ko utabaho ukirukanka. Nuhura n'abagusambanya ntuzavuge ngo abahanuzi ni abatekamutwe, kubera ko n'uwo ufite ikibazo cyo gushaka ko Imana ikora uko umutima uteye, kandi Yesu siko ateye. Iby'Imana birya uwarambije cyane, uwarambiwe yatashye, wihanganye. Yego, rero nagiye mbaza abo bantu bagiye mu bapfumu. Hari n'abagiye mu bapfumu b'abapasitori.
wenda tutarakomeza Yego. hari nk'umuntu ujya gukorerwa deliverance ahubwo bakamushyiramo ahubwo wenda arashaka gukira nk'ubusambanyi cyangwa se bakamushyiramo ubusambanyi bakamushyiramo ibindi bintu byenda manze nkubwire tukiri aho ngaho iyo icyo ngiye kuvuga mu gihe kumbwira ngo ntareba ko ndi umukozi w'Imana umupasiteri yagusengeye afite umwuka w'ubusambanyi akakuramburaho ibiganza agushyiramo na bwa busambanyi bwawe n'ubwe bihita byicaginga ushobora kugira ngo rero wahagurutse ubohowe ugahagurukana ubusambanyi bukubye bwa bundi gatatu. Iyo usengewe n'umupasitoro cyangwa umuntu ufite inyatsi ariko se mugereka byenda tuganire gato yego wigeze ubona umuntu urugo rwananiye akarusenya abigizemo uruhare we urugo abigizemo uruhare yego kuko impamvu zituma ingo zisenyuka ari nyinshi. Wigeze ubona we yakugira inama yo kubaka urugo? None se umuntu ari kugusengera kugira ngo ukire ubusambanyi ari umusambanyi kabutindi uranyumva kabagera iyo myuka yakuvamo ahubwo arakwanduza kugira ngo ubyumve isi y'umwuka iteye. Niyo umuntu yasambanye ugasambana n'umuntu ufite umwuka tuvuge ubwiyahuze, iyo musambanye urya mwuka ugusigamo. Hano hari igihe musambana nawe ufite umwuka w'ubugome, ubwiyahuzi n'ubugome byose bigahita bihura. Yajya ahandi yasambana bafite inyatsi byose bigahita bihura. Na niyo mpamvu uzabona abantu benshi basambana, benshi bakubwira ko nta mafaranga bafite, niyo bayagira benshi ubwenge bwabo n'imitima yabo itekereza indaya n'ubusinzi. Rero ngarutse ku cyo warumbajije, iyo ukorewe deliverance n'umuntu nawe ufite iyo myuka mu cyimbo cyo kuyikira ayigushyiramo. Deliverance ntikorwa na buri wese, ntizinakorwa kimwe, si n'abantu bose bayizigukorera. Hari ikintu mbajije ntinasobanukirwa neza, wenda ubanza ntiwasobanukirwa neza gute n'abantu wenda bari kutukira bashaka ko bato ushobora kujya gukora deliverance y'inyatsi wenda afite nk'inyatsi kugira ngo bandelivre noneho nkahita makura ubusambanyi ahubwo. Yego, icyo nagiye gusengerwa birashoboka bitewe nyigumane bameho n'ibindi. None se nimba usengewe n'umupasitoro ufite inyatsi w'umusambanyi rwembe, none se erega ibisa birasabirana. None se ababizi ko abigushyizemo we wababizi? Baba babizi akenshi kubera ko na niyo mpamvu muzajye munasoma Bibiliya. Umutambyi yajyaga igihe cyo kujya gutamba yabanzaga akafata igihe kirekire cyo kwihererana n'Imana, akabanza akiyeza kugira ngo azabe mbere yo kugira ngo atambire abandi bitambo aba ari igitambo gishimwa n'Imana. Umutambyi aturuka mu kuba bituruka ku ijambo bita igitambo. Yego, umutambyi bituruka ku gitambo, ajya gutambira abandi bitambo kuko nawe ari igitambo gishimwa n'Imana. Rero mbere yo kugira ngo bajye gutamba barabanzaga bakiyeza kugira ngo abe igitambo kizima gishimwa n'Imana data. None uyu muntu utari igitambo arajya gutambira abandi bitambo kandi nawe atari igitambo, ni ikibazo gikomeye. None ndapfukamye mfite inyatsi, ugiye kunsengera mfite n'ubusambanyi, ngewe ndabifite ibyo bintu, wowe uraje ngo usengere ufite inyatsi, ndagucaginga nkuzuza aho urahava wuzuye neza. Icyo kintu bajye bakimenya. Ariko kuki Yesu yavuze ko tuzabamenyera ku mbuto? None se reka mbaze nkubaze. Kuki Yesu yavuze ko tuzabamenyera ku mbuto? Mbaze. Ngenda kubajije ati mushumbura inshuti yanjye nyereka ahantu bamfasha ibi n'ibi, unjyanya ahantu imbuto ndazibonane z'uwo muntu uko duhita duhura ako kanya. Mbere yo kugira ngo uba ufite uko umbona, njye nakwizeye. Yego, wowe unjyanye ku muntu, ariko kunyizera bitandukanye no kunyizera n'amarangamutima bitewe n'icyo ngufasha. Ushobora kunyizera ko igihe cyose usambanye uza nkagusabira Imana imbabazi. Uzi ko nzi umubyeyi wavuze wari utuye Rusizi afite aka etaje, azi Kigali, ari umumama wundi umuzanye aramubeshya
nk'uko nyine nahita amubeshya ati uyu mukozi w'Imana bimusanze ariko yaje iwanjye kugusengera. arabaye ati ndashaka ko bansengera iri etaje ikagurishwa ikabona umukiriya. uwo mugabo noneho wiwe yarasengaga ariko ari n'umukomisiyoneri. baramubeshya ngo avuye i Musanze kandi n'ubundi asanzwe aba i Kigali mu mama virusize azina. ubwo abiwabo baramusengeraga ariko yabona umukiriya akabona ni make, noneho ayo make yose nimba wenda baramuhaga nka miliyoni 80 cyangwa 100, noneho uwo muntu we yigize umuhanuzi aramusengera ahita amubwira ngo Imana irashaka ko hari ahantu baguha miliyoni 25 gutazirenza gutanazijya munsi ngo uzaba arizo waka ngo umuntu ngo uzaza kuzigura ngo kandi uwo muntu ngo azaza ari kuwa mbere ngo azaba yambaye ingofero y'urugara ngo izo 25 ngo zizakuviramo na 500 ngo kurusha uko wabona 150 zitari bugire. Amumama aravuga ati uzi ko n'ikibanza cyonyine kitahagurayo, aravuga ati ayo mafaranga niyo azaguha umugisha wo kubona nka 500. Umama yarabyemeye ati nuririra nk'irigitano utatabyemeye se urumva ko ari uko mbishotcut inzozi kugira ngo babimwumvishe ngo baciye muri izo nzira gusa, nyine bafite ibindi bari bamubwiye cyangwa bamushyizemo. Uwo mugabo abwira uwo mugore ati shaka 25 tujye gufatira etage. barazishaka wenda banazigujije banki, baragenda barayigura. Hashira icyumweru kimwe bahita bayigurisha ngo nimba 190 miliyoni zindi. Umumama ubwo magingo ayo na amafaranga atagura n'ikibanza, atagura n'ibikoresho byari byarubatsaho. Ivyo histoire kine ubwobaze nyine ndikukubwira ukuntu umuntu wawe agushora. Ngewe mfite etage nawe ufite indi, noneho hari n'indi ufite wenda afite 2. Ngewe numva uri mugenzi wanjye kuko ufite amafaranga, sinanabeshya ko wanjye kuko nta kurusha amafaranga. Ariko nuko bikubimbwira buko ijambo riva muri Yeremiya, havumwe umuntu wiringira undi kuko atabonerwa mu mwoki. Sawa komeza umbwire ndikumva muvandi. Ubwo ni kukubwira mu buryo abantu twimereye hanze aha, kuko nzi ko weho ntakurusha ubushobozi banumva utanyibisha cyangwa erega utarajya ku rutavunitse. Ibyo bintu abantu barabikora rwose kandi biba ku bantu benshi. Mbere na mbere icyo ndakubwira njyewe mu myizerere yanjye ntago nizera ko umukozi w'Imana yaba umukomisiyoneri w'umuhanuzi w'umuvugabutumwa. Uko mbyizera urumva baramugambaniye bakoresheje iki ubuhanuzi. Rafiki yako njo haduye niko Kamiliyoni yavuze. Inshuti yawe ni nawe mwanzi wawe ugira, kandi koko niko kuri burya inshuti yawe na niwe mwanzi wawe. Kandi biravuga ngo abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. Rero icyo ndakubwira, umuntu nakubwira ibintu kumva nta logique irimo, nta nyurabwenge urimo, ntukabyizere. Urumva mbere yo kugusengera barakuneka bakavuga ati iri joro oya barabikora kandi mbizi, bakavuga ati iri joro ryose tugiye kurara ku karago twumva icyo Imana ibivugaho. Yego. So weho rero urara ku karago n'ubundi wishyizemo ko Imana iri buvuge. Urumva uwo muntu yamushakiye umuhano wiwe arangije aramutekinika ati mfite umumama w'ikigo ry'ihara. Rero izo deliverance nuko kubohoka abantu mu byitondere. Ntago Imana ibohora umuntu yamusambanije, ntago Yesu abohora umuntu. Ubona uko ribu yahagurutse nuko bakwiba, none se urumva batamwiba ku mugaragaro, ariko nyine bakabicisha mu bindi. Nuko ikintu cyo byemewe, nuko ikintu yakoresheje uburiganya. Ntukuri pe, ariko nyine byemewe n'amategeko. Byemewe n'amategeko kandi ntago wamutsinda. None nabimenye ngo buriya ngo n'abatubuzi asigaye kugurisha ikintu nk'ubu nyine nkakwereka nk'ino telefone online, avuga ati telefone ni waterproof, ushyira mu mazi nta kibazo whatever n'ibiki, none ukanyishyura amafaranga yose kugira ngo ngomeze ntubure, kandi ntubure byemewe, nakoherereza indi telefone cyane rwose. Indi telefone ye nyikoherereje uba wanyishyuye, nanjye mba nakohereje telefone, ahubwo ikiba kitariho ntago ari ya yindi.
Voila, rero ijambo nenda kubwira abantu dusoza, ndashaka mbabwire ko abo bateka mutwe suko deliverance ikorwa. Deliverance nzavuga uburyo kizikorwamo, ariko deliverance yo kumbwira ngo aho icyaha kinjire ntugiye gusohokera ukansoma utari umugabo wanjye, ukansoma utari umugore wanjye. Ibi bintu birimo imyuka y'ikuzimu, birimo imyuka y'ikuzimu, kandi ni ibibazinura Imana. Aba bapasitori muvuga ngo babakorere izo deliverance zimeze uko, izo ni iz'ibinyoma, ni izibangisha deliverance ya nyayo, ntabwo ari izibakundisha umusaraba, nta nubwo ari n'izibabwira inzira y'Imana. Il faut faire attention rero, ni mwitonde kandi mube maso. Urumva nk'uwo muntu yatekewe imitwe gutyo kugira ngo bamurye inzu, azana ubuhanuzi bamuhaga ari makeya mu cyimbo cyo kuturuhukira abakozi b'Imana, arangije aturuhiraho byiteka. Abakozi b'Imana babaye benshi, babaye n'abakomisiyoneri. Ni kimwe n'undi wigeze kubwira undi ati umugore umwe yaratubwiye ahantu twugamanye imvura, arambwira ati twari turi kuganira ku bintu by'imyemerere, nawe aratubwira ati hari umuhanuzi wari utuye iwacu, atari kanzinge ntamuzi, ati arambwira ngo arashaka kuza kunsengera ngo hari ibintu Imana yamutumye gukura mu rugo iwanjye. Ati ndamubwira ati nta kibazo. Arambwira ati afite imodoka kandi aturuka i Rusizi, ngo nimunywere esanse, ngo muhereze 200 kwanywa esanse ivi Rusizi ibindi izanasubirayo. Kuva Rusizi kugera i Musanze ntabwo ari amafaranga makeya. Umuhadesa kugira nagera n'agapani mu muhanda agakemura. Araza ava nko munsi y'urugo nkaha, araza aramusengera ngo aranamubwira ati unsubiye Rusizi rwose. Uwo mubyeyi ati nk'umuntu uvuye i Rusizi ntabwo namuha esanse gusa, kandi baba barebye umukiri uyafite. Ati sinamuha esanse gusa, akenera n'agakeke mu nzira ko na ji, amuha n'andi desa, umuntu uzarigendera. Ikintu cyamutangaje rero, bahuriye ahantu kuri botike igitondo kimwe. Bati muhanuzi wageze aho ute? Ati nari mu kiyaha, ati kuva cyagiye burya, ati nahise mpakunda. Ubwo rero umugore bimwanga mu nda bazanye iri botike. Ati uriya mugabo aba hano hatamaze igihe kingana iki? Ati uyu mugabo se ntiyagutanze aha, wowe washatse inahatahaba. Warakoze cyane. Uwo mugore yazinutswe abahanuzi cyangwa se abakozi b'Imana kubera uwo wenyine. Hari abantu benshi badukurikiranye batuzinutswe bakazinuka abakozi b'Imana, kandi baba bafite ishingiro. Merutse gusenga masengesho tujya tugira, nukuri nabwiye abantu ngo nanjye ibyo nabarondoragaho mu mayerekwa nabonye abantu baragiye bakomeretswa n'abahanuzi kugera ku rwego nagize umubabaro, nkabwira abantu nti mbabarira mu izina ry'abahanuzi bose bagukomerekeje. Ariko ubwo kandi babivugaga nyine bitewe nuko bari babonye Imana, nari mbabwiye iby'Imana yari imbwiye, mwihanishije iby'Imana yari imbwiye, bagakomeretswa na bagenzi banjye. Ndababwira rero mumbabarire mu izina ry'abahanuzi babakomerekeje. Urumva nk'uwo muntu kugira ngo mubwire ngo Imana ibaho cyangwa ari abakozi b'Imana, ahubwo yanakugonga afite imodokari. Hari abantu rero bazinutswe Imana, bazinukwa deliverance atari mbi, kubera abanzi b'umusaraba babyitwikiriye bakabikoramo amanyanga, bakabikoramo leta nijye ibivuga neza ngo ni abamamyi bigana ibyo twakoze. Abamamyi batwiganije, akigana deliverance akayikora mu buryo bwo kwisambanyiriza abakobwa no kwisambanyiriza abagore no gusambanya abagabo no gusambanya abasore, akaba ari bwo abikoramo. Ingo nyinshi abantu barazisenye kubera icyo kintu. Abagore benshi bafite abagabo batari ababo kubera ko bagiye babashimuta abagore, bakabashimuta abagore bari inshuti zabo. By the way, iyo tubivuga tuvuga ibintu bifite sokose, ariko Bibiliya yaravuze ngo muzirinde, muzabamenyera ku mbuto zabo. Yobu 28:28 maze ibwira umuntu iti kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Biri kongera bangereka kuba Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge. Imigozi ibaho iboha abantu baba baboshye n'ibintu byinshi,
bakaguteza inyatsi, bakaguteza icyangiro, ugakora bikanga, cyangwa ukaba ufite n'amafaranga ariko ntube wagira n'umuntu ukubaha cyangwa ukubwira neza, ukagira urugo mukabona amafaranga ariko mugahora mutongana. Ndabinginze ngo mugire ubwenge, mushungure, mumenye ko ibyera byose atari amata, kandi ibishashagirana byose mumenye ko atari zahabu. Mwirinde cyane. Numva nagarukira ubundi tugasenga. Nyeka ko twasoza, ariko ndashaka cyane abantu b'ababyeyi, abantu b'ababyeyi, ndiyanangiriza aba bantu bababwira ngo bari kubakora deliverance bakabakora mu bice by'ibanga, ngewe bakabasambanya. Ntago ari uko deliverance ikorwa. Nimba ari n'uwagukoreye iyo deliverance uzature warasambanye, waguye mu cyaha, niba baranaguteye inda uzaturira umugabo wawe, ntiwimahoronize. Ndabikubwiye, aka kantu umwuka ntukambwiye nkababwire, ntiwimahoronize ugire ngo uri amahoro. Uri kwishuka rwose, nta kintu ufite, nta kigenda. Intumbi y'umupasitori isambanya abantu gutyo, reka mbyihorere. Ndashaka abamama cyangwa se ababyeyi, harimo n'abagabo bake, ariko impamvu mbivuze nuko nkunda kubibona ku bamama. Yego, bakunda kurangisha abahanuzi. Ndangira. Impamvu abamama, hari ibintu bitatu bituma begera Imana. Impamvu ya mbere, bagira ibyago byinshi. Impamvu ya kabiri, abamama bagira urukundo kuruta abagabo. Buriya uranyumva neza, nubwo bibiri basaba, ntago navuga ko ese buriya bagira urukundo ra? Nta rukundo, nta marangamutima benshi bagira. Abagabo rero benshi bo bagira amakenga. Ikindi cya gatatu, abamama barizera kurusha abagabo. Niyo mpamvu rero akenshi iyo umubwiye umuntu w'Imana bamushaka, erega mugereka nkubwiza ukuri, nanjye ntakubeshye. Nanjye nkunda umuhano, yambwiye ngo mvuke Imana imbwiye ari yivuze, byihorere. Nawe urabikunda, mvugo y'Imana. wowe turi kumwe, Imana ikuvugishije ukamenya ko ariyo. Nta muntu wanga imvugo y'Imana, ahubwo abantu benshi bazinutswe imvugo y'Imana. Voilà. Abantu benshi bazinutswe imvugo y'Imana kubera bateka mitwe babanzi b'umusaraba bagenzi bacu. Nicyo nabwira abantu. Anyway, mushishoze, bagira amakenga, umenye ngo umukozi w'Imana, ariko wowe ugiye kureba umukozi w'Imana, umugani w'uyu nguyu yasutse imisatsi, yateye amakanta, sha nawe ngo agiye kukudelivura. Reka nguhe urugero, sibyo? Wenda niyo ntago ari ukugira, ni ibyagaragaye n'ibyavuzwe. Ugiye nko ku muntu nka Pastor Kim, uramurebye, ukimureba nta kintu wibwira, nta kintu ubona, kandi ari umusirimu. Kandi bari abantu bakunda batabayanisha ibyaha. Abantu ntago bakunda badiriyane bababwira ati nimutiyana murapfuye. Baroze ko se hari umuntu anyeretse akavideo ari mu kabari, arimo anywa akantu. Sibyo, uruca abana ibyo ngibyo, ariko kabakire kazamo ngo ako kabari kajyamo abapasiteri benshi ariko bifite. Uranyumvira ati ngo kagira ibanga. Hano hari n'utubari tw'abapasitori rero tugira ibanga. Mbese umupasitori yagenda agasaba VIP muri Marriott, ukahanjiza kamera cyangwa telefone. Ntabwo ibyo bibaho. None se muri VIP rwose ngo baragasoma, ahubwo bisaba kuba wifite, kuko wishyura iyo VIP, ukishyura nayo nzoga uri kumwe yahenze, ukishyura nayo umutekano. Ariko desa abantu barananiwe, ibyaha birahenda. Tekereza gutegura gukora ibyaha gutyo. Wavazari se abandi banywera 30,000, wowe ukazinywera miliyoni. Wavazari rero na umupagani nkirura. Ibyaha birahenda pe. Tekereza gutegera ibyaha gutyo nk'ubwo uri mu manyanga. Ariko nawe aba yayabonye. Baba batubuye. Reka nesenge. Mana y'imbabazi, Imana y'urukundo, Imana ikora ibitangaza. Shoboza umuntu wese wumvise buno butumwa n'ibintu dukoze, umukore ku maso kandi umutima we warunaniwe, wongera umuha imbaraga, abone ukuboko kwawe. Ukora kw'Imana kube muri we mu izina rya Yesu, amen. Reka mbashimire mwese tubanye muri iki kiganiro, ubundi nizere ko amahoro y'Imana akomeza kubana namwe, ndetse mbasabire n'umugisha itanga kugira ngo tuzongere dusubire ubutaha mu biganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi nk'ibi ngibi. Ciao, Imana ibarinde.